Yesu ashimwe. Reka dukomeze gushima Imana ikomeje kubana natwe no kuturinda. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Nkuko rero twagiye tubyitegereza, n'ubundi ntabwo turava ku mumaro w'isengesho cyangwa se isengesho. N'ubundi niryo tugiye kongera kwitegereza muri kano kanya. Reka dusenge. Data wa twese, Imana ikomeye kandi igira imbabazi, izina ryawe rihimbazwe. Tunejejwe n'uko udukunda kandi ukatwitaho, ukomeze gushyirwa hejuru. Ubwo tugiye kwiga, ubane n'imitima yacu kandi twigishe kandi twungure ubwenge mu izina rya Yesu. Twagiye tubyitegereza kenshi mu gihe gito tumaze kwiga, twagiye turi akamaro k'isengesho. None ntabwo turi buze kujya kure yako, turaza gukomereza aho ngaho. Reka tujye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ku gice ni icya 10. Byakozwe n'intumwa igice ni icya 10, haranditse ngo: hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyedini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Bari kuduhereza amakuru y'umuntu, aho yari atuye, icyo yakoraga mu buzima busanzwe, ariko n'ibintu byamurangaga nabyo barabitubwiye. Hariho umuntu w'i Kayisariya witwaga Koroneliyo, umutware utwara umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiyana. Yari umuntu w'umunyedini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Yagiriraga abantu ubuntu bwinshi kandi agasenga Imana ubudasiba. Yari umusirikare. Icyo ni icya mbere. Batubwiye inkomoko ye, ariko batubwiye n'inshingano yari afite za buri munsi. Mu by'ukuri hari abantu bajya batekereza yuko hari inshingano umuntu bashobora kuba afite, ariko akagomba kuba adashobora kubona umwanya wo gusenga. Yari afite inshingano nayo ishobora kuba itamworohera, ariko muri iyo nshingano yakiranukiye Imana. Mu buhe buryo? Nuko bari kutubwira ngo yari umunyedini. Icyo ni icya mbere. Ntabwo yariho gutyo adafite ahantu abarizwa. Yari umuntu wakundaga iby'umwuka, afite ahantu abarizwa. Icyo ni icya mbere. Ntabwo yateraniraga mu gasozi ngo abe adashobora kugira ahantu ateranira n'abandi. Oya, ahubwo yari afite ahantu ateranira. Wenda ijambo ku gasozi mvuze mwe kuza kubyumva nabi. Ni ukuvuga ngo ntabwo yateranaga wenyine. Ntabwo yari nyamwigendaho ngo aba ari umuntu ushobora gutekereza yuko akwiriye gusenga ari wenyine gusa, ahubwo yari afite ahantu abarizwa. Yari umunyedini, ariko ikindi yabyumvaga cyane. Umunyedini ubundi bavuze ngo ni umunyedini, nuko umuntu aba ari umuntu uri mu bintu cyane. Ubundi nibyo byagasobanuye ko umunyedini akurikiza, reka mvuge ngo imihango y'idini cyane, nubwo agakiza atari icyo ngicyo, ahubwo biragaragara ko n'iby'idini yari abirimo cyane. Ariko ntabwo byagarukiye aho, kugeza ubwo wenda bamwe uyu munsi ushobora kuba ugasanga umuntu iby'idini ni umunyedini gutyo gusa, ariko nta bindi bintu bimuranga. Uyu nguyu we ntabwo yari umunyedini gusa, ahubwo hari n'ibindi byamurangaga. Kuko baratubwiye ngo nyuma yo kuba umunyedini, ariko yubahanaga Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiriraga abantu ubuntu bwinshi kandi agasenga Imana ubudasiba. Hari abajya basenga ariko ntibabe bakigira ubuntu, cyangwa ntibagire ubuntu, ugasanga ni abanyabugugu. Ntabwo uba uri umunyedini by'ukuri, kandi nta nubwo uba usenga by'ukuri. We noneho yarasengaga akubaha Imana, ariko atari we gusa yari yaragize umugisha, ahubwo akubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose. Ariko ikintu kitangaje tugiye kuganiraho ni ikivuga ngo yasengaga ubudasiba. Gusenga ubudasiba. Ese gusenga ubudasiba ubundi bisobanuye iki? Gusenga ubudasiba nuko bisobanuye guhorana ibihe byo gusenga, waba ufite umwanya n'igihe utawufite. Kuko turaza kubyitegereza neza. Imana idusaba guhora turi abantu basenga, twaba turi mu kazi kacu, twaba turi twenyine dutuje, aho twaba turi hose. Turasabwa gusenga ubudasiba kugira ngo imico y'Imana ize ijye muri twebwe. Ibi bidakozwe ntabwo tuzagera ku gukiranuka Imana yishimira. Gusenga ubudasiba rero byagombaga kugendana no gusenga amasengesho mu rwiherero. Icyo ni icya mbere. Gusenga amasengesho yo mu ruhame aho ujya guterana n'abandi. Gusenga amasengesho yo mu mutima igihe ugenda n'igihe uri mu kazi ukaba uri kumwe n'Imana. Ngayo amasengesho yashoboje Enoki
guhinduka uwo yari we kugeza ubwo Imana ibona ngo adakwiriye kuba mu isi, Imana ikamwimurira mu ijuru. Uku gusenga niko kwagiye gutuma ba Eliya bagira imbaraga zidasanzwe zo gukorana n'Imana mu buryo bukomeye cyane. Uku gusenga niko kwashoboje ba Petero gukora uriya murimo kandi bakawugeza ku rwego bawugejejeho na n'uyu munsi tukaba tubabona nk'icyitegererezo. Uku gusenga niko kwatumye ba Aburahamu bashobora guhinduka ishyanga rikomeye cyane, agakomokaho n'amahanga kandi bigaragara yuko igihe cyo kubaho kwe cyari kiri kurangira, ariko kubera isezerano ry'Imana yongera kongererwa iminsi kugira ngo isezerano rizasohore. Gusenga ubudasiba rero niko kwagiye gushoboza intwari za mbere kugera ku rugero zagezeho. Uyu munsi wa none twebwe imirimo yacu itubuza umwanya wo gusenga, ariko Koruneliyo mu basirikare yayoboraga yagiraga umwanya wo gukora akazi ke, akagira n'umwanya wo kwiga ibyanditswe byera ndetse no gusenga, kandi akagira n'umwanya wo kubyigisha umuryango we. Ibi bintu bikwiriye kumvikana, kuko agakiza nkabonye ku giti cyanjye umuryango wanjye ntukabone ni igihombo naba mfite. Duharanire gushaka akiza cy'imitima yacu, aho tugashakira n'imiryango yacu, kuko nibyo bishobora kutwubaka. Aha hantu tuhumve neza kandi tuhahereza agaciro. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana n'abo mu rugo rwe bose, yagiriraga abantu ubuntu bwinshi kandi agasenga ubudasiba. Nshuti yanjye, mbese ahari ubuntu kuri wowe bungana iki? Mbese ugira ubuntu bungana iki kuri wowe nubwo atari byo bigaragaza agakiza? Mbese ahari umunyedini bingana iki? Uri umuntu abantu bashobora kwitegereza akavuga ati uyu muntu ni umunyedini kuko iby'idini abibamo, iby'Imana bibamo? Cyangwa hari n'igihe witegereza umuntu akubwira ati ngiye nsengera ahantu runaka, koko se aha hantu niho usengera kubera iyo mpamvu? Ugasanga uburyo yambaye, uburyo yitwara, uburyo asa ubwabyo ntabwo bigaragaza yuko iryo torero arimo kuvuga asengeramo bigendanye n'amahame yaryo arisengeramo. Ibi bintu nabyo bijye bikwereka yuko hari ikibazo gikomeye cyane. Abantu bakunda kuvuga ngo gakiza kaba mu mitima, ntabwo gakiza kaba mu mitima gusa. Iki byanditswe byera bivuga yuko nuko nibabona imirimo yanyu myiza bahera ko bahimbaza Data wo mu ijuru. Gute nakutekereza ko agakiza kari mu mutima igihe nica amategeko y'Imana, igihe nica amategeko y'ubuzima, maze nkavuga ngo agakiza kaba mu mutima? Ntabwo bishoboka, kuko Yesu yavuze amagambo akomeye aravuga ngo ntabwo isoko mbi ishobora kuyisoroma, ntabwo ishobora kuvomwamo amazi meza, kandi n'isoko nziza ntishobora kuvomwamo amazi mabi, kandi buri giti cyose cyera imbuto zacyo. Reka mbabwire, nidusenga by'ukuri, tukaba turi abantu basenga by'ukuri, imico yacu izahinduka, uko twitwara, uko tuvuga, ndetse n'uko tureba ubwabyo nabyo bizahinduka. Ntabwo tuzabaho imibereho yo kumva tunyuzwe n'uko turi, ahubwo imibereho yacu izarangwa no gukiranuka nk'uko Imana yabiteganije. Koruneliyo rero yubahanaga Imana n'abo mu rugo rwe bose, kandi agasenga Imana ubudasiba. Gusenga Imana ubudasiba nk'uko nabibabwiye bikwiriye kuba indangagaciro ya buri mukristo wese ukeneye kuzava mu isi akagera mu ijuru. Bidakunze ijuru ntabwo abantu bazarica iryera. Dukeneye gusa n'ibyo tuvuga, dukeneye gusa n'iby'Imana ivuga ubwabyo. Imana yatugaragarije imico ikwiriye kuranga abantu b'Imana. Ibi bintu bikwiriye kumvikana, ndetse tugakora uko dushoboye kose kugira ngo duse n'Imana nk'uko Imana ibyifuza. Abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiye iwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi, arahamagara ati, Koruneliyo. Isaha 9 y'umunsi, muzirikane yuko muri Isirayeli igitambo cya nimugoroba cyatangwaga ku isaha ya 9. Isaha ya 9 nk'uko igihe Eliya yari ku musozi w'i Karumeli, igihe yari guhangana n'abahanuzi ba Bali, barasenze ngo bigeze nimugoroba ngo nk'isaha y'isaha 9 Eliya nawe afata umwanya. Eliya yategereje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba kugira ngo abone uko yongera gusabana n'Imana. Reka mbabwire, byari byiza kandi ni iby'igikundiro cyane igihe abantu bagomba guteganya isaha bakwiriye kujya babonanaho n'Imana. Uko byagenda kose, ni byiza ko iyo saha yaboneka, kandi ikaba ari isaha idafite kirogoya. Nitubigeraho tuzaba tugeze ku ntsinzi. Iyo abantu batangiye gusetinga intego nk'izi ngizi, ku buryo ashobora gushyiraho igihe kivuga ngo iyi saha nzayaba ndi kumwe n'Imana, aba ari umugambi udasanzwe agezeho, kandi Imana ikazamufasha. Iyo saha rero y'isaha 9 ntabwo baba bapfuye kuyivuga gutyo gusa, nuko haba hari ikindi kintu ibirimo kuvuga. Abona marayika araje rero, aramwegera, aramutumbira, aramutinya, aramubaza ati, "Niki mwami?"
Aramusubiza ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana, kandi none tuma abantu i Yopa utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero, acumbitse kwa Simoni w'umuhazi, urugo rwe ruri iruhande rw'inyanja. Marayika wavuganaga nawe amaze kugenda, ahamagara abagaragu be babiri n'umusirikare w'umunyadini wo mukorera iteka. Amaze kubabwira ibyo byose, abatuma i Yopa. Marayika akimara kuhava, ahita afata umusirikare n'abagaragu be babiri, abatuma i Yopa, amaze kubatekerereza ibyo bamubwiye. Ariko batubwiye ngo umusirikare w'umunyedini. Ubwo habonetse undi, ubwo bivuze ngo uyu mugabo ntabwo yasengaga gutyo gusa ngo birangire, ahubwo yagiraga n'ishyaka ryo kumenyesha abandi iby'iyo Mana yakiriye. Inshuti z'Imana, mbese tujya tugira amahirwe yo gufata Imana twakire tukagira umugisha wo kwimenyesha abandi. Iki ni ikintu dukwiriye kwitondera, kandi tugakora uko dushoboye kose natwe ibintu tukabigeraho. Uyu muntu rero byagenze gute kugira ngo kugeza ubwo Imana imwitegereza ikavuga ati, gusenga kwawe kwahindutse urwibutso imbere y'Imana, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. Gusenga no kugira ubuntu biragendana, ariko gusenga n'ubuntu bwawe byazamukiye. Mbese ni ryari amasengesho yacu ajya ahinduka nk'umubavu uhumura neza, kugeza ubwo ashobora kuzamuka ndetse Imana ikishimira kumva iyo mpumuro y'ayo masengesho? Ni igihe dusenganye gukiranuka, ni igihe dusenze dusaba Imana kugira ngo idukuremo ubunyacyaha maze twambike gukiranuka kwayo, ni igihe dusenze dusabye Imana kugira ngo itwigishe kandi iduhugure tubeho dufite imibereho itunganye. Nta masengesho Imana ikunda cyane nk'amasengesho asenganywe umwete, kandi nk'amasengesho umuntu ashobora gusenga yifuza kurokoka. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Nshuti zanjye, reka mbabwire yuko urugendo tugomba kurugenda, kandi tukazagira umugisha wo kurusoza neza. Ibi ngibi ni ibintu bigomba kuzabaho, kandi bizabaho bigendanye n'uruhare tuzaba tubigizemo. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kuri paje ya 86, n'igitabo cyanditswe na Ellen G. White, umuntu washatse Imana, ni ku cyigisho cyitwa umuntu washatse Imana. Haranditse ngo Korneliyo yari umusirikare w'umunyaroma wayoboraga abasirikare 100. Yari umukire, yari yaravutse mu muryango ukomeye, kandi yari afite umwanya w'icyubahiro, akanagirirwa icyizere. Icya mbere, ntabwo hari igihe abantu byatekereza ko nyine abantu bajya mu by'Imana kubera ko bakennye, ntabwo ariko biri pe. Cyangwa se ko abantu bajya mu by'Imana kubera ko babuze ikindi kintu bakora. Niba ari uwo mugambi wakujyanyemo wahushije intego. Umva, yari umusirikare, yari yaravutse mu rugo rukomeye, kandi nawe ubwe yari umukire. Yari yaravutse mu muryango ukomeye, kandi nawe ubwe yari umunyacyubahiro, akagirirwa n'icyizere. Hepfo, yavutse ari umupagani, yari yaragize ibyo yiga, kandi agira n'uburere yakira biturutse mu guhura n'Abayahudi. Bityo yari yaramenye Imana, kandi yasenganaga umutima w'ukuri, akerekana ukuri ko kwizera kwe agirira impuhwe abakene. Yavutse ari umupagani, babanje kutubwira inkomoko ye. Ni ubunyacyaha, ni aho hantu twese niho dukomoka. Tuvuka turi abanyabyaha, niko Dawidi yabivuze, mu byaha ni mama yambyariye, nawe nimo yakubyariye. Nta muntu uvuka akiranuka, nubwo ababyeyi bagerageza kutwita amazina meza gute. Izina waba witwa ryose, ariko hari izina Imana igenera umuntu ukivukira muri iyi si utaravuka ubwa kabiri. Ni izina ryitwa umunyabyaha. Wakomotse kuri Adamu mu biganza ku Mana, ni mu biganza by'Imana ni Adamu, kuko Imana yaremye umuntu atunganye. Ntabwo Imana ishobora kurema umuntu ufite icyaha, yaremye umuntu utunganye. Ariko tukimara gucumura muri Adamu, twese dukomoka kuri Satani. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abantu, arabwira ngo mukomoka kuri so Satani, kuko ibyo agambirira ibyo namwe mugambirira. Ubunyacyaha nicyo kintu cya mbere rero kigaragaza umuntu uvukira muri iyi kamere y'icyaha. Inkomoko ye yari umupagani nawe, kandi yaravutse nk'uko abandi bavuka, ariko yaje kumenya Imana kubwo kubana n'Abayahudi, kandi akerekana gukiranuka kwe ndetse binyuze mu gufasha abakene. Hirya no hino yari azwi nk'umugiraneza, kandi imibereho ye izira inenge yatumye amenyekana ko ari umuntu mwiza, haba mu Bayahudi ndetse no mu banyamahanga. Uko yitwaraga ku bandi byari umugisha ku bantu bose yahuraga nabo.
umva, guhura kwacu n'abandi byari bikwiriye kubabera umugisha, kandi neza yacu imenywe n'abantu bose, niko ibyanditswe byera bivuga. Byari bikwiriye yuko abantu bose bamenye yuko tugira neza, nubwo tudakwiriye kugira neza ngo dufotore tubwire abantu ko twagize neza. Oya, ab'ineza yacu igezeho bazabimenyekanisha, kuko birashoboka rwose. Ntabwo ari ngombwa ko tuye gufotora ngo twagize neza. Oya, uyu nguyu rero kugira neza n'ubuntu byari afite byarageze ku bantu bose ku rwego rukomeye. Uko yitwaraga ku bandi byari umugisha ku bantu bose yahuraga nabo. Ntabwo mwibuka ibya Aburahamu, aho yageraga hose yahaciraga igicaniro cy'ibitambo, kandi ngo umuntu wese wacaga muri iyo nzira yahitaga amenya ngo aha hantu Aburahamu yarahanyuze koko, kuko ibyo byari bizwi. Ibyacu bizwi ni ibiki? Iki nacyo tugitekereze. Ibyanditswe bimuvuga nk'umuntu w'umunyadini wubahaga Imana n'abo mu rugo rwe bose, wagiraga abantu ubuntu bwinshi, agasenga Imana ubudasiba. Yizeraga Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Koruneliyo yubahaga Imana, akemera ubutware bwayo, kandi akayigisha inama mu byo yakoraga byose no mu mibereho ye. Ni ryari tugisha Imana inama? Bongeye kutugarura amagambo atubwira ngo Koruneliyo yubahaga Imana kandi yubahaga umuremyi w'isi n'ijuru. Koruneliyo akubaha Imana, akemera ubutware bwayo. Uwiteka akomeze kubafasha mu izina rya Yesu. Yizeraga Imana yo mu ijuru, yaremye ijuru n'isi. Icyo ni icya mbere. Iki ni ikintu cya kabiri. Kandi Koruneliyo yubahaga Imana. Iki ni ikindi kintu bongeye kugarukaho ariko cy'ingenzi cyamurangaga. Yemeraga ubutware bwayo. Mbese ubundi tujya twemera ubutware bw'Imana, cyangwa tubwemera iyo dushaka ko Imana igira ibyo dukorera? Ni ikibazo gikomeye cyane. Abantu benshi bajya bemera ubutware bw'Imana ko ari ibintu bayishakaho, ariko akenshi usanga abantu rwose nta gahunda bafite yo kwemera ubutware bw'Imana. Umva ikintu gikomeye hano kindi. Kandi yigishaga inama mu byo yakoraga byose mu mibereho ye. Twishimira kugisha Imana inama. Yari indahemuka ngibyo kuri Yehova mu mibereho yiwe imuhira no mu mirimo y'ubutegetsi yakoraga. Yari indahemuka kuri Yehova, ku Mana iwe imuhira ndetse no mu kazi. Reka mbabwire, ubukristo twagira ariko mu miryango yacu ntabwo dufite. Umugore wanjye akaba atantangira ubwo buhamya, nta bukristo namba burimo. Hari igihe ntashobora kumvikana n'umugore wanjye, sinumvikane n'abana banjye kubera ubukristo bwanjye, ariko bakabona nubwo umugabo wanjye tumunanira, nubwo umugore wanjye munanira, ariko nta kindi kintu umushinja mu byo akora byose arakiranuka, aranyubaha, aranyumvira, ariko ni njye wamunaniye. Umugabo wanjye ntacyo mushinja, ibyo asabwa gukora byose arabikora. Ntabwo tuzajya mu ijuru abagabo bacu n'abagore bacu batadutangira ubuhamya, cyangwa abana bacu. Ntabwo byashoboka, iryo joro ntabwo ryaba ririho. Bazinanirwe, ariko tuzakora ibyo dusabwa gukora. Rero iwe gukiranuka kwe kwaragiye gufata urugero rukomeye cyane, ku buryo ki no mu rugo rwiwe, mu rugo rwe rwose bashoboraga kumutangira ubuhamya. Aho yakoreraga naho byari uko. Inshuro nyinshi usanga tugerageza gukiranuka twageze ku rusengero, ariko mu rugo rwacu tukaba turi intare, tukaba turi inyamaswa, turi abantu batavugirwamo. Icyo ni icya mbere. Kandi mu kazi dukoresha uburiganya. Akazi dukora niba harimo uburiganya tutagakora neza, icyo ni ikimenyetso cy'uko Imana itari mu bugingo bwacu. Urasabwa kubaha Imana ku buryo ki umutima wawe n'Imana muba mubiziranye yuko Imana yubaha. Icyo ni icya mbere. Uko Imana uyitangurira ubuhamya ngo ni Imana yawe, Imana nayo ikaba yagutangira ubuhamya. Niba Imana idashobora gutanga ubuhamya kuri umwana wayo, icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Kabiri, mu rugo rwacu, ubukristo bwacu dukwiriye kuba abakristo kugeza ubwo mu rugo rwacu abo tubana nabo baba bazi ngo umugabo wanjye ni umukristo cyangwa se umugore wanjye ni umukristo. Abana banjye bakaba bantangira ubwo buhamya, abana bawe bakagutangira ubwo buhamya. Ikindi, mu kazi aho dukora, ngibi ibintu bitatu tuzapimirwaho. Nyuma y'uko twakurikije ibyanditswe byera tukabyiga kandi bikaduhindura, nyuma y'uko twumvise ko bidukwiriye ko dukwiriye kuba abantu bakunda Imana. Nubwo Koruneliyo yizeraga ibyo, twari tumaze kuyasoma. Igihe Koruneliyo yasengaga, umumarayika yaramubonekeye. Ubwo umumarayika yamuhamagaraga mu izina, yagize ubwoba, ariko amenya ko iyo ntumwa ivuye ku Mana, maze aravuga ati, "Niki mwami?"
umumarayika yaramusubije ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana, kandi none tuma abantu i Yopa, utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero, ucumbitse kwa Simoni umuhazi, urugo rwe ruri mu ruhande rw'inyanja. Umva hano amagambo ari hepfo ukuntu bavuze, ugusobanuka neza kuko kurangirwa, ugusobanuka neza kuko kurangirwa. Imana, marayika arimo kurangira Koroneli uko bigenda. Mwumva amagambo ari hano, ugusobanuka neza kuko kurangirwa. Ahavuzwe ndetse n'umurimo w'umuntu wari ucumbikiye Petero byerekana ko ijuru rizi amateka n'ibyo abantu bakora muri buri ntambwe y'ubuzima. Uko Imana izi ibyo umuntu woroheje ahura nabyo n'ibyo akora, ni nako izi iby'umwami wicaye ku ntebe ye ya cyami. Umva, ibintu birasobanutse. Uko Imana ishobora kuranga ikamenya ahantu umuntu ari, ibyo ari gukora ndetse n'ibyo ategereje gukora, ni ikimenyetso kigaragaza yuko Imana yita ku kantu kose kandi itita ku muntu wese, ikita ku muntu wese n'ubuzima bwe bwose, ikita ku by'umuntu woroheje ndetse n'ikita no ku by'umuntu ukomeye. Uko imenya aho umukene ari, niko imenya n'aho umwami yicaye ari n'ibyo ari gukora. Ijisho ry'Imana riri ahantu hose kandi ribera hose icyarimwe. Wakora ibintu uri mu rwihisho, wabikora uri kugaragara. Reka nongere mbibutse yuko ubukristo bwacu si ubw'abantu bitegereza, ahubwo ubukristo bwacu ni bwa bundi tuzapimirwaho, ni bwa bundi aho dushobora kuba turi, ibyo dushobora gukora nta wundi muntu urimo kutureba. Ubundi ibyo ngibyo nibyo bisobanura ubukristo bwacu. Kuko ibyo dukora umuntu wese ashobora kubikora neza. Hari n'imfura zidasenga ariko zikora ibintu bizima, ntabwo bisobanuye ko ari abakristo. Hari abantu babaho bafite imibereho rwose yo kumva batekanye, ariko mu by'ukuri nta kindi kintu wabona gishobora kugaragaza yuko ari abantu b'Imana. Ibintu bikwiriye kumvikana. Komeze, ibintu bikwiriye kumvikana rwose ku rwego rukomeye cyane. Aha ntabwo ndi buze kuhatinda, kuko icyo nandi kugira ngo turebeho cyane ni uburyo gusenga kwa Koroneliyo ndetse n'imico, imyitwarire yari afite byose byatumye ahinduka umuntu wo gutuma Imana imugenderera, ndetse ikanamubwira ngo gusenga kwawe kwibutswe cyangwa se kwageze imbere y'Imana. Hano ufite igitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo, umurimo w'ivugabutumwa. Mubabarire, umurimo w'ivugabutumwa. Ndabasomera amagambo ari kuri paje ya 248. Ndagaruka agaciro k'amasengesho. Ndabizi neza ko abantu bumva agaciro k'amasengesho, bakumva agaciro ko kubana n'Imana, ibindi bintu byose bizumvikana. Hano baranditse ngo amasengesho yo mu rwiherero niyo ngiye kuvugaho. Kino gitabo kivuga n'amasengesho yo mu ruhame, ntabwo ndi buze kuyagarukaho, ariko reka mbabwire ko ikintu cyubaka ibintu byose ni icyitwa amasengesho yo mu rwiherero. Iyo twasenze amasengesho yo mu rwiherero, kandi niyo adufasha kugira amasengesho yo mu mutima, kandi niyo adufasha no kugira ngo ibyamwuka byacu bikomere, none twarangiza tukabona n'umwanya wo kugira ngo n'amasengesho yo mu ruhame nayo azemo. Isengesho ryo mu muryango n'isengesho ryo mu ruhame rifite umwanya waryo mu mibereho ya Gikristo, ariko gusabanira n'Imana hiherereye nibwo bugingo bw'umutima. Ni ku musozi bugufi bw'Imana niho Mose yategereje icyitegererezo gitangaje cy'inyubako yagombaga kuba mu buturo bw'icyubahiro cyayo. Ni ku musozi bugufi bw'Imana ahiherereye ho gusabanira nayo, aho niho duhamagarirwa kwitegereza umugambi utangaje ifitiye ikiremwa muntu. Niba ushaka kumenya umugambi utangaje Imana igufite nk'ikiremwa cyayo, ukeneye gusenga. Kandi ukeneye gusenga amasengesho yo mu rwiherero. Nta muntu ujya usenga amasengesho yo mu rwiherero ari gukina. Ntabwo bishoboka. Kujya aho abandi bari wabikora rwose, kandi ukabikora wikinira, kubera ko uri gusanga inshuti zawe, hari abantu ushaka gusangayo, cyangwa se kubera umugambi runaka, kuko hari abantu bajya basenga kubera impamvu zabo bwite. Ibyo nzabigaruka mu bindi byigisho. Umuntu akaba afite umugambi runaka ukamutera kujya gusenga atari uko ashaka gusenga. Ariko umuntu watangiye kwiga urwiherero, haba hari imbaraga y'Umwuka Wera iri kumugendaho. Nta muntu kuko n'abantu babimenyereye, hari igihe bibacanga bakabura uyu mwanya. Umuntu ugasanga arangije icyumweru, ugasanga arangije ukwezi, gusubira inyuma kwamaze kuboneka. Uwabitangiye rero
nta musango Imana izagufasha ubikomeze, kuko haba hari ikintu cy'ingenzi Imana ishaka kubakamo. Ntabwo ari abantu bose bashobora amasengesho yo mu rwiherero kandi ngo babigire ibyabo bya buri munsi, oya rwose. Iyo wabishoboye rero ugomba gufatiraho ugakomeza, kuko Imana iba ifite ikintu ishaka kukubakamo. Aho ngaho baratubwiye ngo niho Mose yitegereje icyitegererezo cy'iby'Imana ashaka kumubwira, bugufi bw'Imana. Umva amagambo, dushobora muri ubwo buryo kuri icyo cyitegererezo kumenyereza imico yacu, ku buryo iri isezerano rizadusorezwa ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Iyo umuntu ari gusengesha isengesho ryo mu rwiherero akabigira akamenyero, nibyo iri somo ryanditswe mu gitabo, ntekereza ko riri mu isezerano rya kera, mu gitabo ndatekereza ari cyo Kuva igice cya 25, ngo bandemere ubuturo bwera nturi hagati muri bo. Harimo amasezerano menshi akomeye cyane, nuko nzaba Imana yabo, bazahinduka ubwoko bwanjye, nawe nzahinduka Imana yabo. Aya magambo agiye avugwa mu bice bitandukanye byo mu isezerano rya kera no mu bitabo bitandukanye. Iyi sezerano Imana yagiye igarukaho ko abantu nibemera kuyumvira bazahinduka ubuturo bw'Imana, Imana ikabana nabo. Kandi aya magambo nanone nari mbabwiye ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Wahisanga n'ubundi mu gitabo rwa kabiri rw'Abakorinto, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 6:16. Buri wese mu gihe ahagaritseho hato imirimo, ngaya magambo nifuza kubabwira. Akazi waba ufite kose, niba koroneri yarasenze ubudasiba bigashoboka, nta rwitwazo uzatanga, nta rwitwazo nzatanga. Buri muntu wese igihe ahagaritseho hato imirimo ye ya buri munsi akora, akwiriye kuzamura umutima we akawerekeza ku Mana kubw'isengesho. Niba uhagaritseho gato imirimo yawe wakoraga, zamura umutima ku Mana. Igihe utarahagarika imirimo, kora uko ushoboye kose, byibura niyo yaba ari amasegonda 30 ubonye ari yashoboka, niba ari isaha, ariko wige gusenga isengesho ry'umutima, ku buryo iki gusenga kwawe kumera nko gutera k'umutima. Ibi ntabwo tubigeraho mu munsi umwe, ni ibintu Imana itwubakamo uko ibihe bigenda biha ibindi. Aho waba ukorera hose, igihe uhagaritseho imirimo yawe ho hato, kora uko ushoboye kose, uzamure gusenga kwawe kugera imbere y'Imana kubw'isengesho. Uko gusaba kwa bucece, ega nta bintu Imana igiye itubwira kubera ko nta kiza bifite. Uko gusaba kwa bucece kurazamuka nk'umubabwe uhumura neza imbere y'intebe y'ubuntu, kandi imigambi y'umwanzi igatsindwa. Wari uzi ko gusenga gutuma imigambi y'umwanzi itsindwa? Bantu mutagira amasengesho mu rwiherero, hari ikibazo gikomeye cyane. Uru rugamba kugira ngo haze kurutsinda ntago byashoboka, ndetse byazarangira abantu bibeshya agakiza batazigera babona. Niba reka mbabwire, iyo turi imbere y'Imana ahantu twiherereye, twajya gusenga tukabanza gutekereza tugatuza, ubundi ibintu ndimo ni ibiki, maze igihe mu biki, ese mu masaha yatambutse nende gukora iki, ese nta hantu nigeze ntandukira ngo njye kure y'Imana. Mbere y'uko usenga ukore kwibaza ibyo bibazo, ko byanditswe byaranditswe ngo nujya gutura ituro ryawe, ubwo ndekuvuga mu mwanya w'isengero, ubwo ni isengesho. Nujya gusenga, nujya gutura ituro ryawe, ukibuka ko ari mwene so wagiriye nabi, shyira ituro ryawe aho ngaho, uretse ubanze wegere umuntu, banza umusabe imbabazi, ugaruke ituro ryawe, nibwo rizemerwa imbere y'Imana. Rero mbere yuko dusenga dukwiriye kubanza kureba nta bibazo dufitanye n'Imana. Ese ubundi uyu munsi nitwaye gute guhera mu gitondo? Cyangwa se kuko impamvu bweze guhera mu gitondo, ubwo bivuze ngo ku mugoroba mbere y'uko uryama ukwiriye kubanza gutuza, ukamenya ngo mbese nitwaye nte uyu munsi, mbese hari Imana ntabwo nigeze nyihemukira, nta muntu nahuye nawe nkamusitaza, nta muntu nahuye nawe tugagirana ibibazo. Nusanga ari ntawe n'Imana mutagiranye ibibazo, uzaba wasenze ku mugoroba. Mu gitondo ho rero iragize Imana, wibwire ko ugiye kwirwa mu munsi, none Imana ize kugushyiraho uburinzi bwayo. Nimugoroba nugaruka wongere ushyire ibitekerezo ku gihe, urebe mbese ntabwo nigeze ntandukira mu mve bugufi bw'Imana, kugira ngo ubone ibintu bishya byo gusengera. Abantu rero badakora ibi ngibi, iteka ryose amasengesho yabo ntajya ahinduka, akomeza kuba yayandi. Niyo mpamvu dukeneye gusenga, ariko dukeneye no kubanza gutekereza. Ibintu bikwiriye kumvikana ku rwego rwa nyarwo, kugira ngo tube abakristo nyine bafite icyerekezo, atari ugupfa gusenga gusa.
kuko iyo turi kubigenza gutyo nibwo umwanzi atsindwa. niko hano batubwiye, baratubwiye ngo uko gusaba kwa bucece kurazamuka nk'umubabwe imbere y'intebe y'ubuntu, kandi imigambi y'umwanzi igatsindwa. Umukristo ufite umutima umeze utyo aba akomereye mu Mana, kandi ntabwo ashobora gutsindwa. Imana ihabwe icyubahiro. Umukristo ufite umutima umeze gutyo, ukomeye gutyo, aba akomeye kandi ntabwo ashobora gutsindwa. Umutima we ukomeye ntabwo ashobora gutsindwa, kandi aba afitanye amahoro n'Imana. Nta buriganya bushobora kumubuza amahoro ye. Mbega ukuntu gusenga amasengesho yo mu rwiherero bifasha umutima w'umuntu. Turi kwigandikishije umumaro w'amasengesho. Amasengesho atuma dutsinda Satani. Amasengesho atuma tugirana amahoro n'Imana. Amasengesho atuma tubona uburinzi bukomotse ku Mana, maze tukaba ahantu twumva twifitiye icyizere, kandi dufite icyizere n'Umwami wacu. Amasengesho atuma n'igihe dufite ibibazo runaka, kwa kundi Yesu yavuze ngo nimuze musange ndabaruhura, Kristo adufasha kwikorera uwo mutwaro, maze byari bituremereye bigahinduka ibintu byoroshye kuri twebwe kubera impamvu y'amasengesho. Ntabwo umumaro w'amasengesho umuntu ashobora kumva igihe cyose ataba agira umugisha wo gufata uyu mwanya ngo atuze narangiza asenge. Ntabwo byapfa kumukundira. Nshuti z'Imana, ibintu bikwiriye kumvikana kandi bikwiriye guhabwa agaciro ku rwego rukomeye cyane. Bitabaye ibyo twaba turi mu kaga ko gutakaza ibyo twagombye kubona. Reka nihute. Amasezerano yose y'ijambo ry'Imana, imbaraga zose z'ubuntu bw'Imana, umutungo wose wa Yehova ni uwo gushyigikira gukizwa kwacu. Uko niko Enoki yagendanaga n'Imana. Imana nayo yamuberaga umufasha utabura mu bihe yabaga amukeneye. Umutungo wose wa Yehova watangiye kubw'agakiza kacu, kandi nta mutungo urenze Kristo ubwe. Icyo ni icya mbere. Niko Enoki byagenze, niko yabanaga n'Imana, kandi ngo Imana yamuberaga umufasha mu gihe cyose yabaga yikeneye. Nawe reba, kugira ngo ubwo Imana itegereze ikavuga ngo Enoki, umwana wanjye ntabwo akwiriye gukomeza kuba hano ku isi, ahubwo reka mwimurire mu ijuru. Amateka agaragaza yuko n'abantu ku isi yaba umugore we, yaba abaturanyi be, n'abo bakoranaga, baravuze ngo Enoki ntimumushakire ahandi, Imana ye yamujyana. Iyo ngeze kuri iri somo njya nibaza ngo mbese ngize ibyago byo kubura aho umuryango wanjye udashobora kumbona, inshuti zanjye ntizimbone, umuryango mugari wanjye ntumbone, ndetse n'umuryango wanjye, umugore wanjye n'abana banjye ntibambone, mbese batekereza ko ndihe? Ese ahari bashobora kuvuga ati Imana ye yamutwaye? Iki kibazo njye nibaza, nawe ukibaza. Ariko kukibaza ibyo bituma mparanira kumva nkeneye gusa n'Imana cyane, kugeza ubwo nanjye nshobora kugira uyu mugisha. Nicyo cyifuzo cyanjye, ari nacyo cyifuzo mwifuriza. Abakozi ba Kristo bakwiriye kuba maso kandi bagasenga. Bashobora kugenda bashyize amanga kandi bari ku ntebe y'ubuntu, barambuye ibiganza byera, nta burakari, nta gushidikanya. Bazasaba Data wo mu ijuru ubwenge, bafite kwizera ndetse ubuntu bw'ingenzi, kugira ngo bamenye uko bakora bakiza imitima. Isengesho ni uguhumeka k'umutima, ni ibanga ry'imbaraga z'ibyamwuka. Isengesho ni uguhumeka k'umutima, ni ibanga ry'imbaraga z'ibyamwuka. Ntiwagira ubundi buryo urisimbuza bw'ubuntu mu gihe urinda ubuzima bw'umutima. Niba ushaka kurinda ubuzima bw'umutima, ukeneye gusenga amasengesho mu rwiherero, akakubamo ukayagira akamenyero, atari ukuyamenyera gutyo gusa, ahubwo ukayagira akamenyero mu kuyasenga, kandi akagufasha guhinduka. Nta bundi buryo bushoboka wasimbuza gusengera mu rwiherero. Niba utabikora, menya ko ari intege nke ufite, kandi umenye ko ukwiriye gusaba Imana kugeza ubwo ubibashije, kandi bikaba umuco wawe wa buri gihe. Kuko niba batubwiye ngo gusenga ni uguhumeka k'umutima, iyo umutima utakiri guhumeka umuntu aba yapfuye. Bivuze ngo iyo umuntu adafite amasengesho mu rwiherero, imbere y'Imana aba asa n'uwapfuye, aba yapfuye rwose. Uheruka gusenga amasengesho mu rwiherero ryayo? Bisa amasengesho mu rwiherero niba unayasenga wowe, ese ubona guhindura? Nkuko nabibabwiye, niba ugiye gusenga amasengesho yo mu rwiherero, ukeneye kubanza gutekereza ukamenya ngo mbese nta muntu nahemukiye. Niba amasengesho yo mu rwiherero adatuma dushobora kwikirana nabo dufitanye ibibazo, ayo masengesho ntacyo amaze. Niba amasengesho yo mu rwiherero atari amasengesho dushobora kujya imbere y'Imana ngo twaturire Imana ibyo twayikoreye,
tubibwire tubi iki nagikoze, iki nagikoze, iki nagikoze, ariko ndabizi yuko byanditswe mu gitabo cyo mu ijuru. Mana mbabarira gukiranirwa kwanjye, usibanganye ibicumuro byanjye. Waravuze ngo hahirwa umuntu wabara ibicumuro by'ibyaha bye bigatwikirwa. Mbabarira uyu munsi utwikira ibyaha byanjye. Ariko se wabivuga gute utabanje gutekereza ngo ubanze ubibone? Abantu benshi bakunda gusenga ariko ugasanga arashaka gusenga ariko amasengesho adafite intego. Ukeneye kubanza gutuza mbere yuko unasenga, nibwo amasengesho yawe agira icyerekezo. Rero aya masengesho ni uguhumeka k'umutima. Niba utayagira ni ikibazo gikomeye cyane, ndetse bizanakuviramo kurimbuka. Kabiri, ni ibanga ry'imbaraga z'ibyamwuka. Abantu bakeneye imbaraga mu byamwuka bakeneye kugira amasengesho yo mu rwiherero. Niba utayagira nacyo ni ikindi kibazo. Icyo ni ikindi kintu cya kabiri. Ntiwagira ubundi buryo rero ubisimbuza mu gihe ushaka kugira ngo ubugingo bwawe bw'ibyamwuka burindwe. Isengesho rishyira umutima mu mushyikirano wahuranije n'isoko y'ubugingo. Icyo ni ikindi kintu cya kane. Isoko y'ubugingo ni Yesu Kristo. Rero kugira isengesho ryo mu rwiherero bituma dushyikirana n'Imana ku rugero rungana gutya. Kandi iri sengesho rikomeza imisokoro n'imitsi y'ubunararibonye bw'iby'idini. Iri sengesho rituma imico n'ubunararibonye bw'iby'idini bikura muri twebwe. Rero igihe cyose tutagize umwanya wo gusenga, twumva ko dufite igihombo gikomeye cyane, tutazakira n'umunsi n'umwe. Umumaro w'isengesho ntabwo abantu benshi bajya baryumva. Ndi kubabwira ibi ariko nimwinjira mu mateka, ku mateka makeya wabuze, urebe ukuntu amasengesho yagiye akora ibintu bikomeye mu bihe bitandukanye. Ikindi, kwirengagiza gusenga. Kwirengagiza gusenga cyangwa kubikora mu buryo bwo kujya ugira igihe ubihagarika mu gihe ibyo bidakwiriye, ni ugutakaza umushyikirano n'Imana. Kwirengagiza gusenga cyangwa ukabikora mu buryo ubikora rimwe na rimwe utabihozaho, by'umwihariko mu rwiherero, ni ugutakaza umushyikirano n'Imana. Ubwo niba natakaje umushyikirano n'Imana mba nsigaje iki? Ntacyo usibye kurimbuka. Iby'umwuka biragabanuka kuko umuntu yataye umushyikirano n'Imana. Ikindi, izi ni ingaruka zikomoka mu kudasengera mu rwiherero. Iby'umwuka, icya mbere, dutakaza umushyikirano n'Imana. Kabiri, iby'umwuka bikagabanuka, nibe bikiri ku rwego byagombye kugeraho. Gatatu, idini rikabura ubuzima. Kane, rikabura n'imbaraga. Ugasanga umuntu ari gutakaza iby'amwuka, kutakiboneka ku rusengero. Ariko no mu rugo ndasenga. Urasenga se none akubwiye ntago ku rusengero tuba twagiye guterana hamwe n'abandi, ntago rero hagaragaza ko twasenze. Oya rwose. Gusenga ahantu hose umuntu yahasengera, ariko guterana ni uguhura n'abandi kugira ngo impano zitandukanye zikoreshwe, kandi tubonere umugisha mu guhurira hamwe, ko ari n'umugisha abantu babona binyuze mu guhurira hamwe. Iyo umuntu akubwiye ngo kubera ko utagiterana rero, ukavuga ngo nsengera mu rugo, birashoboka ko waba udasobanukiwe ibyo urimo kuvuga. Gusenga mu rugo niba bidashobora kudutera umwete wo kujya ku rusengero, ku gusenga kwacu gukwiriye gukemangwa, aba ari ikibazo gikomeye cyane. Ku gicaniro cy'Imana niho ushobora gukongereza itabaza ukoresheje umurimo w'Imana. Umucyo w'Imana wonyine niwo ushobora kugaragaza kugabanuka kudashobora k'ubuyobozi bwo kumenya kwa kimuntu, kandi uzaguha iyerekwa rigaragara ry'urukundo no kwizera bya Kristo. Ni mu kwitegereza Yesu gusa nibwo dufatwa n'icyifuzo cyo gusa nawe, kandi kwitegereza gusa gukiranuka kwe nibyo bibyutsa muri twe inzara n'inyota byo kukugira. Mu gihe dusenganye umuhati, nibwo Imana ishimisha ibyifuzo by'umutima wacu. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro. Ni ngombwa ko intumwa z'Imana ziguma igihe kirekire mu guhora bamenyera no bayemera no kuyumvira, niba bashaka gutsinda mu mirimo yabo. Imana ihabwe icyubahiro. Niba dushaka gutsinda mu mirimo yacu, tubeho tugira imibereho yo gusenga. Ndabasomera amagambo asoza muri kino gitabo kuri paji ya 94. Ni igitabo cyo kugana Yesu, kuri paji ya 94 ku cyigisho kivuga ngo umumaro w'isengesho. Ntabwo ndibuze gusoma amagambo menshi, ndasomamo makeya. Imana ivuganira natwe mu byaremwe n'ibyahishuwe, no mu buryo iturinda, nuko ituyoboza umwuka wayo. Ariko
ibyo ntibihagije. Akarusho kadukwiriye kandi ni ukwiyegurira tumaramaje kugira ngo tubone gushyikira ubukristo buzima butari ubw'ibyitiriro bushyushye. Dukwiriye gusabana na Data wa twese wo mu ijuru mu by'ukuri, bitari urumamo gusa. Burya tubasha kumutekereza, tubasha no kugenzura imirimo ye n'imbabazi ze n'imigisha ye yose. Ariko rero ibyo si ugushyikirana nawe no gusabana nawe by'ukuri. Kugira ngo dushyikirane n'Imana dukwiriye kugira icyo tuyibwira cyerekeye ibitubaho bidukwiriye. Watekereza ku by'Imana, wabivugaho, wabiganirizaho abandi, ariko ko siko gushyikirana n'Imana gukwiriye. Dukeneye kwicara tukayitekerereza ibitubaho bya buri munsi. Gusenga ni ukugurura umutima, nk'uko twashyikirana n'inshuti zacu magara. Icyakora igituma dukwiriye gusenga dutyo si ukugira ngo tumenyeshe Imana uko turi, ahubwo ni ukugira ngo itubashishe kuyakira. Gusenga ntikutumanurira Imana, ahubwo kuyitugezaho. Iyo dusenze ntabwo bimanura Imana, ahubwo twebwe biratuzamura. Ibintu bikwiriye kumvikana ku rwego rukomeye cyane. Ntabwo nibuze gutinda, kansome ku murongo wa 98 kuri page ya 98. Umwijima w'umubi ugota birengagiza gusenga. Niba wirengagiza gusenga, umwijima w'umubi urakugota. Ugota birengagiza gusenga n'ibyongorero by'ibishuko bye bikabatera gukora ibyaha. Ubwo n'ibishuko bya Satani. Ayo makuba yose bayaterwa nuko batita kwihirwe Imana yabageneye, ari ryo gusenga. Amakuba yose abantu bacamo ryo gusakirana n'ibyaha kugeza ubwo abantu basigara ari ingaruzwa mu nkweto za Satani, byose biterwa nuko abantu birengagije gusenga. Niko hano batubwiye. Mbese niki gituma abahungu n'abakobwa b'Imana bagira itendwe ryo gusenga, kandi gusenga ariko rufunguzo ruri mu ntoki zabo? Kwizera gukingura inzu y'ububiko bwo mu ijuru irimo ibyadukenura byose, bitangwa n'ushobora byose. Nitudahora dusenga turi maso, tuzaba twishyize mu kaga ko kudebuka no guteshuka inzira itunganye. Umwanzi arashakashaka uko yatuvutsa inzira igana ku ntebe y'ubuntu, agira ngo atugomwe ubutwari n'imbaraga gutsinda ibishuko bibonwa n'usenga yizeye kandi abishishikariye. Satani umugambi afite no kugira ngo atuvutse intwaro ndetse no kugera ku ntsinzi igerwaho n'abantu basenga babishishikariye. Nidusenga kandi tukomatana n'Imana, Imana izadufasha. Nshuti zanjye, reka nsoreze hano. Dufite indirimbo ivuga ngo shaka gutungana, jya uhora usenga. Ndatekereza ko ari indirimbo ya 28 niba atari ya 26. Imana idufashe dusenga ubudasiba, kandi dusengane umwete kugira ngo tubashe kubaho twiteguye kubw'umugambi w'Imana. Uwiteka atwongera imbaraga mu izina rya Yesu. Data wa twese, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze ko duhaye umwanya wo kugira ngo twige ibyanditswe byera. Uduhe gusobanukirwa kukuri, kandi twigishe kugendana nawe byuzuye kugira ngo tubashishwe byose nawe. Duhereze umwanya wo gusenga no kwita ku byawe kugira ngo tubashe kugeraho umugisha muri byose. Mu izina rya Yesu Kristo. Amen.